بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ثم والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ishimwe, ikuzo, icyubahiro ni ibya nyagasani w'ibiremwa Allah subhanahu wa ta'ala. Amahoro n'imigisha bisakare ku ntumwa yayo ari we Muhammadi. Imana imuhe amahoro n'imigisha, ndetse n'abiwe n'abamukurikiye n'abazakomeza kumukurikira kuzageza ku munsi w'imperuka. Bavandimwe b'Isilamu, iki ni cya kiganiro cyo kwemera Imana tugarutsemo, bakaba ari umwanya wo kugira ngo dukomeze aho twari twasubikiye ku kijyanye no kugaragira Imana yonyine utayibangikanya. Imana iratubwira muri Qur'ani aho itubwira iti ba'udhu billahi minash shaitanir rajim, nikinze ku Mana ngindinde shitani wavumwe. Imana iravuga iti wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Muri suratul Isra umurongo wa 23 Nyagasani aravuga yuko yaciye iteka ko nta wundi mugomba gusenga, mugomba kugaragira uretse we. Nanone Nyagasani arabitubwira muri suratul Nahl muri umurongo waho wa 36. Nyagasani aravuga ati walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut. Nyagasani aravuga ati aravuga yuko yohereje kuri buri muryango intumwa azitegeka ko bagomba gusenga Nyagasani, ategeka izo ntumwa ko zigomba kubwiriza abantu bazo gusenga Nyagasani kandi bakirinda ibigirwamana. Ibyo rero biragaragaza ko Nyagasani atimo agaragaza kumwemera bikajyana no kwirinda ibindi bigirwamana byose. Muvandimwe rero, nimba hari waremeye Imana, kirazira gukomeza kugendera kuri nyabingi, kirazira gukomeza kugendera ku myaku, kirazira gukomeza kugendera ku bindi byose byo gusaba abapfuye ngo bagire icyo bakumarira, kubera yuko ubwo atari ubushobozi bwabo, ibyo biri mu bushobozi bwa Nyagasani. Ibyo rero iyo umuntu yamaze kuba umwemeramana, yamaze kuba umuyisilamu, kirazira kuba yasenga Imana arimo ayibangikanya n'ikindi icyo ari cyo cyose, kubera yuko Imana irabitubuza, itubuza kuba twajya muri shiriki, nyamara itubuza kuba twajya mu kubangikanya Imana, nyamara twaramaze kuba bemeramana. Nanone Nyagasani aratubwira yuko wa wundi wemeye Imana akirinda kuba yasenga yamufatanya n'ibindi bigirwamana, akirinda iryo bangikanyamana iryo ryo ryose mu gihe cyose yamaze kuba umwemeramana, uwo nguwo azabafashe ipfundo rikomeye, azabafashe umugozi udacika, inzira igororotse. Aho niho Nyagasani atubwira muri suratul Baqara kuri aya yaho umurongo waho wa 256, aho Nyagasani atubwira ati faman yakfuru bitaghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa la infisama laha. Nyagasani aravuga ati wa wundi uzahakana ibigirwamana byose hanyuma akemera Imana, uwo nguwo azabafashe umurunga ukomeye cyane udashobora gucika. Ubwo ni ukuvuga inzira igororotse idashobora kuba yamuyobya. Ukwemera Imana rero ntabwo bihagije, uretse kugomba no guhakana ibigirwamana. Ugomba kwemera Imana ukazibukira ibigirwamana aho biva bikagera, kugira ngo ukwemera kwawe kube gufatika. Bitabaye ibyo ngibyo, ukwemera kwawe kuzangirika, kubera yuko uri kongera kubangikanya Imana, ujya mu bapfumu cyangwa se mu barozi, cyangwa se ujya kubaza abapfumu cyangwa se ujya kubaza abarozi. Ibyo rero bizakwangiriza ukwemera kwawe, usange upfuye uri umuhakanyi kandi wari waramaze kwemera kuba umuyisilamu. Aho ngaho nanone Nyagasani arabitubwira muri suratu Yusufu umurongo w'106, aho Nyagasani atubwira ati wama yu'min aktharuhum billahi illa wa hum mushrikuna. Nyagasani aravuga ati
nyagasani aravuga yuko batigeze bemera Imana, aravuga ati wama yu'minu aktharuhum billahi, abenshi ntabwo bemera Imana uretse yuko bakomeza kuba ari ababangikanyamana. Ibyo ngibyo nyagasani arimo aravuga yuko abantu benshi bemera Imana ariko nyamara bakangiza kwa kwemera Imana kwabo barimo bongera kujya kuyibangikanya. Mu byatuma rero abantu bajya kubangikanya Imana turavuga nko kuba umuntu yajya mu bapfumu cyangwa se yajya kubaza abapfumu ibizaba ejo cyangwa se ibizamubaho cyangwa se ko yajya kwemera imyaku ndetse n'ibindi biri mu bumenyi bw'ibyihishe ari bwo bumenyi bwa nyagasani wenyine. Kuba umuntu yajya gukorana n'amashitani, ibyo ngibyo nabyo byangiza ukwemera kwe. Bavandimwe rero twirinde tugendere kure ibangikanyamana, bitabaye ibyo ngibyo ukwemera twaba dufite nta kintu kwaba kutumariye kandi twarafashe umwanya twemera Imana. Hari abantu rero usanga rwose basenga cyane, yemwe baremeye Imana bagasenga cyane, bakemera n'intumwa yayo Muhammadi, yemwe bakanahozaho rwose ubona ko bashishikaye, bagasiba ntibabakasiba kurya no kunywa, ariko nyamara bagisenga ibigirwamana, nyamara bagisenga abantu bapfuye. Ibyo ngibyo rero byangiza ukwemera kwabo, gusenga umuntu wapfuye cyangwa kumukuza cyangwa kujya ku irimbi rye bakajya kumusaba imvura cyangwa se kujya kumutura ibitambo cyangwa se kujya kumumenera amaraso y'amatungo bamutambira ibitambo kugira ngo ngabakureho imivumo cyangwa se ngabakureho ibibi cyangwa se ngabarinde ibibi. Ibyo byose byangiza kwa kwemera kwabo, bagasigara ari ababangikanyamana. Nyagasani abiturinde. Icyo gihe rero baba bavanze ukwemera Imana, baba bavanze ukugaragira Imana n'ibangikanyamana. Ibyabangikanyamana rero rigahita ryangiza kwa kwemera Imana kwabo bari bafite. Ibyo ngibyo bikazabinjiza mu muriro utazima Nyagasani yateguriye ababangikanyamana n'inkozi z'ibibi. Umuntu rero ategetswe kwirinda ibangikanyamana aho riva rikagera, yaba ari ugusenga abamarayika nubwo wasenga umumarayika ukunzwe cyane cyangwa se abamarayika begereye Nyagasani. Ibi ngibi rero nko kuba umuntu yasenga marayika Gaburiyeli, ibi ngibi ni hahandi he byamugusha mu ibangikanyamana. Kabone nubwo wagaragira n'abandi bamarayika bagiye batandukanye, icyo baba bakora cyose, umwanya baba barimo wose, ibyo ngibyo byamugusha mu ibangikanyamana, bikangiza bya bikorwa bye byose yakoze byiza, bikazamushyira mu muriro utazima. Imana Nyagasani iratubwira muri sura yitiriye amajini ku murongo waho wa 18, aratubwira ati wa anna limasajida lillahi fala tad'u ma'a Allahi ahada. Nyagasani aravuga ati mu by'ukuri imisigiti ni inzu za Nyagasani, imisigiti ni ya Nyagasani, uramenye ntuzagire undi usaba, ntuzagire undi ugaragira hamwe na Nyagasani wawe. Uyu murongo uratugaragariza icyambere utugaragarizamo nuko imisigiti yose ahiva ikagera ni ingoro za Nyagasani. Kirazira kuba abantu bakwicara mu misigiti ngo babe batera imbozi bari kuganira ku bidafite akamaro, kubera yuko baba ari ahantu hubahitse kwa Nyagasani. Kirazira rero ko bakoramo ibindi bitajyanye nabyo. Ikindi nanone ni ukuba hari umuntu wakwicara mu misigiti ya Nyagasani akaba yasaba ikindi kitari Nyagasani, akaba yagaragira ikindi kitari Nyagasani. Uyu nguyu abaguye mu ibangikanyamana rizamugeza kuzinjira mu muriro utazima. Dusaba Nyagasani ko yaturinda. Uyu murongo rero uratugaragariza agaciro gakomeye k'imisigiti ya Nyagasani, hahandi batora azana buri munsi
bagahamagara abantu kujya kugaragiramo nyagasani, bakavuga izina rya nyagasani kenshi gashoboka. Iyo misigiti rero ifite icyubahiro gikomeye. Ni itegeko rero ko umusigiti ugomba kugaragiramo nyagasani wenyine, nta kindi umubangikanyijemo nacyo muri uwo musigiti, muri iyo nzu ya nyagasani. Ikindi, imisigiti irubahitse cyane. Kirazira kuba hari abantu bakwitora ngo babe bashyinguramo umuntu, nubwo yaba yari umuntu ukunzwe, nubwo yaba yari umumenyi wabo, nubwo yaba yari umuntu wabahuguraga. Kirazira kuba bamuhamba mu musigiti, kubera ko intumwa y'Imana Muhammadi, Imana y'amahoro n'imigisha, yaravuze iti yavumye ba bandi bakora ibintu nk'ibyo ngibyo byo guhamba mu misigiti, kuba bafata umusigiti bakawugira imbi. Intumwa y'Imana yavuze ibi bintu kugeza n'aho mu gihe cye cyo gupfa, cyangwa se mu gihe cye cya nyuma, yakomeje kubisubiramo, agakomeza gusubiramo avuga ati alla inna man kana قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد هذا يقول وهو في سياق الموت. intumwa y'Imana ubwo yari iri gupfa, yari iri kuvamo roho, yakomezaga kuvuga ngo abababanjirije bajyaga bafata imva z'abantu babo bakazigira insengero, bakahasengera, bakagaragira Imana kuri izo mva z'abo bantu. Akomeza rero kubuza icyo kintu, aravuga ati ala fala tattakhidhu al-qubura masajida fa inni anhaakum an dhalika. Aravuga ati mu by'ukuri muramenye, ntimuzafate imva z'abantu banyu ngo muzigire insengero, ibyo ngibyo ndayibabujije. Arongera aravuga ati la'natullahi 'ala al-yahudi wan-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Aravuga ati imivumo y'Imana iri ku bayahudi ndetse n'abanasara, bafashe imva z'intumwa zabo bazigira imisigiti, bakajya bajya kumva z'intumwa zabo bakazisengeraho, bakajya bajya kumva z'intumwa zabo bakagaragirayo nyagasani, bibaza yuko aribwo nyagasani azakira ukusengwa kwabo, azakira ibikorwa byabo. Ibi rero byabagejeje ku rwego rwo kuba mu bavumwe na nyagasani kubera icyo gikorwa kibi cy'ibangikanyamana bakoraga. Intumwa rero yarabibujije, ikomeza kutwihanangiriza ko tutazakora ikintu nk'icyo ngicyo. Imisigiti rero igomba kuba isukuye, irindwa kuba yakwinjizwamo ibyo ngibyo byo kuba hari umuntu wajya gusengeramo ikindi gitari Allah subhanahu wa ta'ala. Birabujijwe rero, kirazira kikaziririzwa ko hari umuntu wahamba mu misigiti kubera kubera imvugo y'intumwa y'Imana yabitubujije kuba twahamba mu misigiti, cyangwa se kuba abantu bakubaka umusigiti hejuru y'imva. Icyo ngicyo kirazira muri Isilamu, ko hari uwakora nk'ibyo, kubera yuko byabaganisha kuzajya bajya kuri ya mva bakaba bahakorera ibangikanyamana. Ahubwo umusigiti cyangwa se imisigiti, akamaro kayo ni hahandi habera kugaragira nyagasani, bagasengayo amasengesho 5 ku munsi y'itegeko, bakibukamo nyagasani cyane. Ako niko kamaro k'umusigiti. Bagasomeramo Qur'ani, igitabo cya nyagasani, bakagisomeramo cyane kenshi gashoboka. Hanyuma hakaba haberamo n'inyigisho zigiye zitandukanye zo guhugura abantu ku idini rya nyagasani, cyangwa se abantu bakagenda bakiherera, bakajya kwihererayo bakibuka cyane nyagasani, bari aho ngaho mu misigiti bari kwibukamo nyagasani. Ako niko kamaro k'imisigiti. Ako izo nizo nshingano umuntu agomba gukorera mu misigiti, ni ukugaragiramo nyagasani wenyine. Naho rero kuba hari umuntu wasengeramo ikindi kitari nyagasani, ibyo ngibyo ntabwo ari cy'imisigiti yubakiwe. Uwo nguwo azaba akoze amahano kandi azaba yangije ukwemera kwe.
nyagasani rero aratubuza kuba twasabiramo uwo ari we wese, twasengeramo cyangwa se dusaba uwo ari we wese, tumusaba ngo abe yagira icyo turinda cyangwa se yagira icyo tumarira turi muri iyo misigiti. Kuri ba bandi bapfuye ntikirazira ko umuntu yavuga ati ya fulani, yewe muntu, yewe ya Allah ya Muhammadi, ya Allah ya Abdul Qadir, ya Allah ya fulani. Ibyo ngibyo birabujijwe ko umuntu ajya avuga ati yewe mana yewe runaka, yewe mana yewe runaka, yewe mana yewe runaka. Ibyo ngibyo kirazira kuba umuntu yabikoresha ari gusaba nyagasani. Uba ugomba kuvuga uti ya Allah nkorera iki ngiki, ya Allah ngirira iki ngiki, usaba nyagasani wenyine, kubera ko nyagasani ntabwo ajya yishimira uwamusaba amufatanyije hamwe n'undi. Iryo ngiryo n'ibangikanyamana, kirazira kuba hari uwagwa muri iryo kosa. Ibi rero biratugaragariza yuko ugusenga Imana, ukugaragira Imana kutagirira umuntu akamaro igihe cyose atabihariye nyagasani, igihe cyose atahariye uko gusenga nyagasani we wamuremye, nta wundi amubangikanyije nawe. Icyo gihe rero natabikora atyo, ahubwo akajya kumufatanya n'ibindi, uyu nguyu azaba yangije ukwemera kwe, azaba yangije ibikorwa bye, ntabwo nyagasani azabyakira. Uwamaze rero kwemera Imana akanashyira mu bikorwa uko agomba gusenga Imana, uko agomba kugaragira Imana yonyine nta kindi ayibangikanyijeho, ntabwo byemewe kuri we kuba yagirana ubucuti budasanzwe na ba bandi babangikanya Imana, na ba bandi babangikanya Imana bishimiye yuko bari gusenga ibindi bitari nyagasani, cyangwa se ba bandi banga urunuka intumwa y'Imana, Imana imuhe amahoro n'imigisha. Ahubwo wa wundi amaze gucengerwa n'ukwemera, uyu nguyu ntabwo agira inshuti magara kuri ba bandi baca ukubiri no guharira Imana amasengesho, kubera yuko uwo nguwo wamaze kubagira inshuti, uko bigenda kose baramuyobya, uko bigenda kose baramutanisha. Ibyo ngibyo rero kubagira inshuti cyane, kubagira inshuti z'akadasohoka nta kintu byamumarira, ahubwo icyo aba agomba gukora ni ukuba yabahamagarira inzira igororotse, akabahamagarira inzira akoresheje ubugenge kandi akoresheje amagambo meza, atabatutse cyangwa se ngo abagirire nabi, kubera yuko ibyo nibyo bizatuma bayoboka. Ariko nanone ntabimariremo ngo ajye kuba inshuti zabo magara, kubera yuko ibyo ngibyo ntabwo ariko kubahamagarira inzira igororotse. Aho rero idini y'Ubuyisilamu yarabisobanuye cyane, kugeza n'aho bitemewe kuba hazamo n'izungurana hagati y'umwemeramana n'umuhakanyi. Ntabwo umwemeramana azungura umuhakanyi, nta nubwo umuhakanyi azungura umwemeramana. Ibyo ngibyo Imana yarabitubujije. Aho mu mvugo y'intumwa y'Imana, Imana imuhe amahoro n'imigisha, aho atubwira ati la yarithu likafiru lilmu'min wala limu'min alkafira. Ntabwo rero byemewe kuba umwemeramana yazungura umuhakanyi, nta nubwo umuhakanyi yazungura imitungo y'umwemeramana. Ikindi ni ibijyanye no gushyingirana. Ntabwo umwemeramana, ntabwo umwemeramana agenda ngo ashyingire umuhakanyi. Umwemeramana aba afite umukobwa w'umuyisilamukazi w'umwemeramanakazi ngo ajye kumushyingira umuhakanyi. Ibyo ngibyo ntabwo bibaho mu idini y'Ubuyisilamu. Ndetse yemwe no gucirwa imanza ntabwo byemewe ku muyisilamu ko yajya guca imanza ku muntu utari umuyisilamu, igihe cyose hari uburyo yabikora, kereka iyo ari mu maburakindi atabona ahantu abasha kuba yakura ukuri ko yarenganyijwe. Icyo gihe nibwo yitabaza ababasha kuba bamusubiza kwa kuri kwe.
ariko umwemeramana nyawe iyo ahuye n'ikibazo yihutira kujya kukibaza abemeramana bagenzi be, babasha gukora shura bakaba bakemura amakimbirane ari hagati ye na mugenzi we bikarangira. Ibyo nibyo byiza kurusha kujya kwitabira amategeko atari ay'Isilamu, kuba ariho bajya gushakira ibisubizo, kubera ko Imana muri suratu Nisa aya 141 aratubwira ati wala yaj'ala Allahu lil kafirina 'ala al mu'minina sabila. Nyagasani aravuga yuko ntabwo yigeze ashyira inzira ku bahakanyi kuba hari icyo bazana bashyiraho abemeramana ngo babe hari urubanza babacira cyangwa se bagira amategeko babashyiraho. Ibyo rero iyo ari mu bushobozi ari mu gihugu cya Kisilamu, abemeramana bisanzuye, ntabwo umuhakanyi aba yabashyiraho amategeko. Ariko iyo bari mu gihugu kitari cya Kisilamu, wa mwemeramana akora ibijyanye n'amaburakindi, hahandi aba atabasha kuba yabona icyamurenganura uretse kuba yakwitabaza ba bandi bafite ububasha bwo kuba bamurenganura. Ibyo ngibyo nta kibi kuri we, kubera yuko ari amaburakindi. Umwemeramana rero asabwa gukunda Nyagasani we ndetse n'intumwa ye kurusha ibindi byose yatekereza. Ntabwo byemewe ko umwemeramana yakumva ko Nyagasani yavuze ikintu n'intumwa ye hanyuma ngo narangiza aca ukubiri n'ayo mategeko ye. Ibyo ngibyo ntabwo bikwiye ku mwemeramana. Uzakora ibyo ngibyo rero azamenye yuko yigometse ku Mana n'intumwa yayo, kubera yuko bamusaba gukunda Imana n'intumwa yayo kurusha ibindi byose biri hano kuri ino si, kabone n'ubwo yaba ari urubyaro rwe cyangwa se abantu be ba hafi. Imana n'intumwa ye nibyo biri imbere, ibindi byose ntabwo bigomba kubirusha agaciro. Umwemeramana rero ategetswe gukunda mugenzi we umwemeramana. Iryo ni itegeko rituruka kwa Nyagasani, aho Nyagasani avuga muri suratu Tauba ku murongo wa 71 akatubwira ati wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Nyagasani aravuga ati abemeramana n'abemeramanakazi, n'abemeramanakazi hagati yabo ni inshuti ku bandi. Ibyo rero ni ibitugaragariza ko tugomba gukundana, ni itegeko rya Nyagasani. Kandi nanone Nyagasani aravuga ati wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Ibyo rero byose ni ibitugaragariza ko tugomba kuba inshuti koya hagati yacu nk'abemeramana. Ntabwo bikwiye kumwemeramana ko yafata umwemeramana akamurutisha umubangikanyamana, kandi mu by'ukuri uwo mwemeramana bahuriye mu kwemera Imana, bagahurira mu kwerekeza uburanga bwabo mu cyerekezo cy'isengesho, bagahurira ku gihagararo cy'isengesho. Ibyo rero niwe ugomba kuba wibanze mu kuba yamukunda kurusha abandi bose, kubera ko uwo mwemeramana amufiteho ukuri kwinshi kurusha undi uwo ari we wese utari umwemeramana. Ibyo rero biratuganisha hahandi umwemeramana adakwiye kuba yatera inkunga umuhakanyi ku bijyanye n'ibangikanyamana rye. Kirazira kikaziririzwa ko umwemeramana yagenda agatera inkunga umuhakanyi mu ibangikanyamana rye, nko kuba yamufasha kubaka aho azajya abangikanyiriza Imana, kuba yamufasha kubaka ibigirwamana. Ibyo byose biza bikangiza kwa kwemera Imana kwa wa mwemeramana, bikamuhindura umubangikanyamana, kubera yuko abateye inkunga uwo muhakanyi kugira ngo azakomeze kubangikanya Imana. Ahubwo icyo aba agomba gukora ni ukumwereka ububi bw'ibyo ashaka gukora, akamugaragariza yuko Imana idakunda uyibangikanya, ahubwo ibyiza kuri we ko yagaragira Nyagasani wenyine, akazaba ari we atura ibibazo bye, ari we atura amasengesho. Ibyo ngibyo rero iyo amaze kubikora atyo, akanga kumvira Imana n'intumwa yayo, yarangiza akajya gufasha wa muhakanyi kuba yamutera inkunga mu kubangikanya Imana, ibyo ngibyo bimukura mu Buyisilamu bikamugira umuhakanyi. Ibyo rero
ntabwo bikuraho ko abemeramana bashobora kuba bafatanya n'abahakanyi ku gikorwa runaka cy'ubuzima bw'isi nko gucuruza, gukorana mu mishinga igiye itandukanye. Ariko kandi nanone mu gihe batinya ko bagerwaho n'ingaruka ziturutse kuri babahakanyi bitewe n'ingufu babarusha, kirazira ko bateza imidugararo kugira ngo batiteza ibibazo ubwabo, batiteza ibibazo kubera yuko babandi batemera Imana ari bo bari kubarusha ingufu, bakaba babagira nabi, bakaba babica cyangwa se bakaba babagirira inabi iyo ari yo yose. Abayisilamu rero bategetswe nanone kubanira neza abatari abayisilamu, kubera yuko ibyo ngibyo nibyo bizatuma babakorera dawa, babahamagarira kwemera Imana. Nyagasani aravuga muri suratul Mumtahina aya 8 akavuga ati: la yanhakumullahu anil ladhina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim innallaha yuhibbul muqsitina. Nyagasani aravuga ati: ntabwo Nyagasani yigeze ababuza kuba mwabanira neza babandi batabarwanya mu idini ryanyu, ntibabasohore mu mazu yanyu, ko mwababanira neza ndetse mukabagaragariza ubutabera, kubera yuko Nyagasani akunda inyangamugayo, akunda babandi bakoresha ubutabera. Ibi rero biragaragaza kubanira neza abatari abahakanyi igihe cyose nta kibi bakubangamiyeho, igihe cyose nta kibi bagutwaye, ko ugomba kubabanira neza, ukabahamagarira kwemera Imana, ukabahamagarira ubagaragariza ukuri kw'idini y'Ubuyisilamu. Ibi kandi nanone Nyagasani arabigaragariza kuri wa wundi uzaba ufite ababyeyi b'abahakanyi, uzaba ufite ababyeyi batari abayisilamu, yuko azabumvira ku kintu icyo ari cyo cyose, kereka igihe bazaba bamutegetse kumubangikanya. Aho niho Nyagasani ahageza akavuga ati: wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibihuma fi dunya ma'rufa wattabi sabila man anaba ilayya. Nyagasani aravuga ati: niba baramuka bagutegetse kubaguhatiye kumbangikanya ku byo udafitiye ubumenyi, uramenye ntuzabumvire, kandi uzababanire mu isi, uzabanire neza mu isi. Ibi rero biragaragaza ko ugomba kubanira utari umuyisilamu, ariko yakutegeka, yakuganisha mu kujya kubangikanya Imana, ntumwemerere, ugatsimbarara ku myemerere yawe, ntujye kubangikanya Nyagasani, kubera yuko kumubangikanya ni icyaha gikomeye cyane cyakwangiza ibikorwa byawe byose wakoze. Bavandimwe, iki ni ikiganiro kivuga ku iyobokamana, uburyo tugomba gusenga Nyagasani tutamubangikanyije n'icyo ari cyo cyose, igihe cyose twemeye Imana kandi dushishikajwe no kuzabona ibihembo bye, dusaba Nyagasani ko yaduha gushyira mu bikorwa ibyo adutegeka, kandi tukirinda ibyo atubuza byose. Nakagaruka rero, naho ubutaha mwari kumwe n'umuvandimwe wanyu Rugema Saidi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amahoro y'Imana n'imigisha y'Imana bibane namwe. وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.